wambabariye ukagenda wambabariye n'ukuri kw'Imana wagira ntago wibuka ko wambwiye ko umugabo wawe yaje wagira ngo atubonane cyangwa se abe yadusanga na hano uzi byabaramutse tubonye uzi byaraba aramutse duketseho gatoya bishobora kuba ibintu bikomeye cyane bishobora kuba intambara tutazikuramo rero mbabarira n'ukuri kw'Imana ndakwinginze mbabarira ugende mbabarira n'ukuri kw'Imana sinzi niba harya sinzi n'ukuntu nanakwita n'aka kanya niba ndakwita madamu musirikare niba ndakwita mama Iva niba ndakwita iki n'ukuri kw'Imana mbabarira ugende kuko ibi bintu byaza kuduteza ibibazo noneho wa mudamu wa musirikare afite abana benshi n'inyamvuga wenda nkumva mwe mutari kumwumva nuko nguko nyine arambwira ati reka nkubwize ukuri rero John ikintu kimwe ntaza aka kanya ntangiye kiri kunyobera nuko umugabo wanjye yaraje wanakira kuri pressure ya danger arambwira ngo ngomba kuburana n'uwo muntu wanteye inda ubundi arambwira ngo mpitemo nginda yikunyikuremo ubundi ageraho nubwo ambwira ngo arayikuriramo niba nabyanze ubundi agera nubwo ambwira ngo arashaka ubundi umuntu wanteye inda ariko bitunguranye umwavoka we yaje kumureba nyine sinzi ibintu bahise bapanga niba yaragiye hanze niba yaragiye mu ruhe rugendo niba yaragiye njye nagiye kubona mbona umuntu aragiye ndetse agenda noneho n'umujinya yari afite ubona ko atakiwufite wose byanga binoga hari ikindi kintu gishobora kuba ari kibari gupanga isaha n'isaha ushobora kujya kumva nyine kugweho ntabwo mbizi ntabwo nzi nanjye ikintu ari gupanga nta nubwo nzi icyo ari shaka gukora ariko icyo nzi cyo nuko byanga binoga ibintu bishobora kuba bisani ku isaha gusa nyine aka kanya ntago nzahari abana be nta numwe uzahari ubwo ngubwo twese turaho ngaho kiretse abana be nibo bahazi ariko bo bakaba bari kunjijisha ariko ndi kumva abana bo nta nubwo bazi ko wenda njye na papa wabo harimo iyo saga bo banashobora kuba bataramenya ko ntwita aka kanya ubwo rero nanjye sinzi ukuntu mbayeho n'ukuri kw'Imana ibi biranjennye noneho John arambwira ubundi none wayikuyemo wagerageje ukayikuramo byibura igatanga amahoro kari ibyo byaba bizima kari ibyo bitagira ikintu bitwara ngiye hamwe nawe kari ibyo byatuma urugo rwawe rukomeza gukura rukakomeza kwiyubaka madamu aravuga ati reka ati ntabwo nabikora ntabwo nakuramo inda eriga ndashaje ndakuze ibi ngibi bishobora gutuma byaba riske yuko nshobora gukuramo inda ugasanga nanjye misembe burira mu buzima kandi ikindi nabanisha umwana wanjye John uri kubyumva uri kumva ko uyu nguyu ari umwana wawe uri kuvuga ngo nice nkuremo inda ye noneho John aramuga ati none se ko nanone nutayikoramo ko mbona aribwo ibintu bizaba bibikurushaho ko mbona aribwo none n'ubundi kushobora kuyikuramo ukabaho wenda cyangwa se wenda ushobora no kugira wenda kuhura n'ibibazo ukarwara ariko nanone utayikuramo uriya mugabo wawe arakwiyicira ati noneho mama Iva nyine aramuga ati ariko utekereza ko ibyo ngibyo biri kuntera ubwoba ati umugabo wanjye yaraje amfatira icyuma ku nda aravuga ati ndayikujomba ndayikuramo ati amahirwe nagize nuko wenda uwo mwavoka yahise akomanga ako kanya ariko navuga ko icyuma yaragiye kukintera ati ibyo byose we ntago bizi nta nubwo wenda wowe ntunaheruka no kumva hano ibintu bigereye ati ariko naremeye ndashinyiriza ndavuga ati nashaka kintere nashaka bigende bite n'undi n'umugabo wanjye yaranyishakiye nashaka kintera nyice ibyo ntacyo byandebagaho ariko byibura njye ntago nafata risk yo gukuramo inda ngo mfate risk yo kuvuga ngo uwo mwana wanjye ngiye kumukuramo oya nubwo wenda atari papa Iva ndabizi ko wenda ndi kumusebya kuko cyane none haba ahantu ibintu bibera bibi urabona ariko agiye kwiyamamaza ari gushaka undi mwanya urenzeho mu gihugu ibintu by'abanyapolitiki urabizi bashobora kuza bakavuga ati umugore wawe yabyaranye n'undi muntu wo hanze bigiye bimera gutya na gutya ati we byarakunaniye no kwita ku rugo rwawe uzita wenda kuri kuntuza ku mwanya wenda uzabona ute ibyo nabyo bishobora kuzaba ari risk ndende ariko ibyo byose njye ntago bindeba ikindeba no kurera umwana wanjye no gutwita umwana wanjye nkamukuza ibindi byose ntago bindeba ubwo rero nyine izo risk narazifashe ndemera nimira ko nyine ngomba kurera umwana wanjye ati ibindi byose rero ntago nakuramo inda n'ukuri kw'Imana izo mbaraga ntago nazibona n'ukuri John ntakubeshye ahubwo ikintu njye nakubwira
wicunge, ntago akuzi, nta nubwo azi ko wenda ari wowe wanteye inda, sinzi icyo ari gupanga aka kanya, sinzi aho ari, sinzi ibyo arimo, ariko nyine wowe ukomeze wicunge wireberere. Ariko nyine na wenda uko namubonye nabonye agenda nyine nk'umuntu utuje, ntabwo nzi nyine ikintu ari gupanga nyine. Ubwo ngubwo nayo makuru nagira ngo nguhe, nayo makuru nagira ngo nkubwire, ukomeze wireberere. Twagarutse rero ku rundi ruhande, twagarutse kuri Isabella ari kumwe na Aime. Aramubwira ati se bimeze bite, uri kugenda biyakira hano, uri kwisanga, ibintu bimeze neza? Isabella aramubwira ati nta kibazo pe, nta kibazo, ndagushimira kuri buri kimwe. Ati ubu ngubu umeze neza, umwana ndi kumva ameze neza mu nda, ndetse nagiye kwa muganga bambwira ko ibintu byose bimeze neza, umwana ameze neza, nta kibazo. Wumve ko ubu ngubu ntuje nyine, meze nk'umuntu, sinzi ukuntu nabikubwira, n'ukuri ko Imana aragushimira. Noneho we aramubwira ati oya, nta mpamvu yo kunshimira, bino mba ndi gukora, mba ndi kubikorera berseri wanjye, mba ndi kubikorera umuntu nkunda, mba ndi kubikorera umwana wacu cyangwa se umwana wanjye n'ubundi mbere okre. Hatubwireho nta kibazo, nta mpamvu yo kunshima nyine bigiye hejuru bya cyane. Oya, ibyo ngibyo bituma nyine numva ko nyine wenda bituma nyine numva ko nyine wenda ndi gukora ibintu bitari inshingano zanjye, kandi izi ni inshingano zanjye, ibi ni ibintu ngomba kubikora. Niba grand frere yarananiwe inshingano ze, basi ngiye nka petit frere ngomba kuhaba, ngomba kubimukorera, ngomba gutuma nyine byibura ibyo we yakoze nyine cyase byamunaniye bigenda neza. Noneho Isabella aramubwira ati oya Aime, ngomba kubigushimira kuko ntago ari buri muntu wese wabikora, ntago ari umuntu wese wafata riske nk'izi ngizi nyine ngavuge ngo ngomba kuba hafi y'umwana mbere onkre gutyo nyine. Noneho ati yego ndabizi, wenda wambwiye ko ngukunda, nubwo njye ntariyakira, nubwo njye ntarakira nyine ibintu byose nyine biri ku byambayeho, ngo wenda mite nkwakira nyine ako kanya, mite mvuga ngo ugiye kujya mu buzima bwanjye, ariko n'ukuri kw'Imana basi ibi ngibi jya ureka mbigushimire kuko ewana nta wundi nabishimira. Ati mu gihe umuntu wanteye inda we atanyumvaga, tumvaga ko binabaho, n'abantu b'ababyeyi bakuze nyine bakuru batumvaga nyine batanyumvaga, batumvaga ko nyine nta handi hantu nkwiye kuba, nako batumvaga ko nyine nta handi hantu mfiteho kuba, ibyo byose bakabitera umugongo. Ariko we nk'umuntu mutoya, wowe na sisteri wawe, nukuri kw'Imana mwarahabaye, nukuri kw'Imana ndabashimira. Sinzi ikintu nabitura, sinzi ikintu navuga. Bakira aho ngaho bagiye kumva bumva hari umuntu ukomanze. Noneho Imana aramubwira ati hari umushyitsi wari utegereje. Ntuza Isabella avuga ati hoya ntawe, ndetse na Naima aravuga ati ko nta muntu nanjye nari ntegereje. Bagiye kureba mwirido, babona ni wa muhungu wari umukozi waho, wari umukozi wo kwa Isabella. Araza aravuga ati si barabahobera, aravuga ati mumeze muteti, twari twikanze, twari tugize ngo n'undi muntu, twe twibajije ahantu umuntu avuye. Uwo muhungu aravuga ati oya, ati mwumve ko nyine ari njyewe, ni njye narinje hano, narinje kubasura, nje kureba uko bameze. Baramuzitse amakuru yo kwa John. Aravuga ati reka kwa John nahavuye kera, ntago nyikorerayo, ntago nkibayo, reka narahavuye. Noneho ntuza baramubwira ati ariko se ubundi waje ugakomeza ukibera hano, reka ngufata nk'umuvandimwe wanjye, nta mpamvu yo kwirirwa ujya gusubira hariya cyangwa ujya gushaka n'ahandi akandi kazi. Noneho uwo muhungu aramubwira ati wapi ngewe ubu ngubu noneho ndi gushaka uburyo noneho nava mu kazi ko mu rugo, nanjye nkashaka ikintu nkora, nkashaka ikintu cyatuma nyine nibeshaho, nyine nanjye nazibeshaho, nkazatunga umuryango wanjye mu minsi iri imbere. Ntabwo nazakomeza kujya rero mbaho ndi umukozi ngirane, oya ntabwo nazabishobora nyine, ntabwo byo byazantungira umuryango. Nari narihaye igihe, nari naravuze ko hariho hantu hanyuma nkoze. Rero ubwo ngubwo ngomba kuhava nkajya nkashakisha ahandi, nkashakira ubuzima ahandi. Niko bimeze, niwo mwanzuro nafashe. Rero ubu ngubu ndimo ndashaka ukuntu ntangira aka business kanjye, nubwo kaba ari gatoya ariko kakaba ari akanjye, ntari kuvuga ngo ejo ngo bizagenda gutya na gutya. Ibyo ngibyo ntabwo nkibishaka. Noneho Imana aramubwira n'ukuri kw'Imana, icyo gitekerezo ni kizima, icyo gitekerezo ni cyiza, ndetse nanjye nkwemereye inkunga. Ntabwo wenda aka kanya nakubwira ngo nangahe cyangwa se ngo niki, njye nzaza ndebe aho ibintu zabo bigereje, nzaza ndebe aho uko ibintu byawe bizaba bimeze.
ewana nanjye ubwo ngubwo mu kureba uko ibintu bizaba bimeze nanjye nzahita nzamvuga ati nguteye inkunga y'ibi bintu ati ubwo rero we ntugire ikibazo we tangira yestare ibintu byose ubishyire ku murongo we numara kubishyira ku murongo ewana njye uzambwire uko bigaragara eme n'umwana mwiza kandi ikindi afite n'ubushobozi cyane pe we rero nta kintu nyine wamushaka uri inshuti ngo kibure cyangwa se uri umuntu nyine wiwe ahubwo rero arambwiye ati wowe bitunganye ubishyira ku murongo ngewe untegereze twagarutse ku rundi ruhande nanone kwa John ndetse na papa wiwe na mama wiwe baricaye arababwira ati mama nawe papa ndashaka noneho aka kanya ibintu tubeseriye mu ngira inama muri seriye ndabizi ko aka kanya wenda nta wundi muntu mfite wangira inama sinagenda ngo mbwireme ngangira inama ntabwo yabyumva we bari kunyura nta kindi kintu yambwira mushiki wanjye nawe nuko nguko ati rero aka kanya abantu nsigaranye inshuti zanjye zose naziriyeho nazitwayeho nabi zagerageje kungira inama zitwaraho nabi abavandimwe banjye nabitwayeho nabi abantu rero mwari muri hafi yanjye mwangiraga inama ni mwebwe n'ubundi wenda nubwo mwangiraga inama zo kunyoshya ariko ni mwebwe nyine tu ati ubwo rero ndashaka ko byibura aka kanya byibura nyuma twigiye ku byabaye twigiye ku makosa twakoze ndashaka ko mungira inama byibura nyine inama nziza nyine byibura mwangira ngiye kuko kwifatira umwanzuro byananiye kwigira inama byanze nabuze ikintu nkora nabuze n'icyo ndeka ati rero murabona ati mwese murabizi ko ngiye kubyara abana 3 icyarimwe ku bagore batandukanye bamwe nta nubwo wenda nka Isabella we nta nubwo nzi nahaba ndetse n'umugore tubana nawe abamereye nabi ntabwo yari yabasha kumva ko nyine nateye inda abagore 3 icyarimwe ntabwo nyine nawe arabasha kubyakira ubundi ni umugore w'umusirikare ukomeye nawe wenda we numvisha bisa naho biri kugenda neza nuko ntamenya neza ikintu kiri gupangwa kuko nge twivuganiye yambwiye ngo umugabo we yaragiye ntazi niba yaragiye muri mission ntazi icyo ari gutegura gusa yabwiye ko mbere y'inda yashatse kuyivanamo aragiye no kumutera icyuma nyine ngavane iyo nda ariko bikarangira haje umuntu akahita asa nuko manga nyine wenda umugabo agahita bivamo bikarangira nyine asa nuhinduye ibitekerezo asa nuvuga ngo harahana agiye ariko nabwo ntabwo azi nyine ikintu cyanyacyo cyabaye ati none rero ndagira ngo mbabaze mumbwire nk'abantu b'ababyeyi mumbwire nk'abantu b'abakuru ibi ngibi ndimo izi ntambara ndimo ndazikemura nkamwe mungira inama ese ndongera mvugane na Isabella ese ndavugana na fi umugore wanjye ese uramuha umusirikare we biragenda bite ese umuntu umwana nyine ndemera ahangaha nyine mvuga ko nzabana nawe n'uwuhe hari Isabella twarasezeranye dusezerana n'imbere y'Imana ndetse n'iriya mitungo mfite navuga ko 1/2 cyose ari iki none nta nubwo ari 1/2 nta nubwo ari 1/2 aka kanya kuko wajemo n'umwana navuga ko ngewe ibintu mfitemo hari bike cyane bishoboka kandi ubwo sinajya gusezerana na fiye kuko na Isabella turatandukanywa mu mategeko ntago turatandukana nyine ati ubwo ngubwo nacyo ni ikindi kibazo ati kandi ikindi na fiye nabo bamereye n'abavuga ati iyi mitungo nanjye ni y'umwana wanjye umwana wanjye agomba kuyifataho agomba kuyigiraho uburenganzira nawe n'umwana wanjye nawe agomba kuyigiraho uburenganzira ati rero ubu ngubu ndi kwibaza ikintu ngomba gukora ati umugore w'isezerano ni Isabella niwe ugomba kuba afite imitungo minini n'umwana we ni ugomba kugira agaciro abandi bafatwa nk'abantu bo ku ruhande ati n'ukuri kw'Imana ndabasabye mumbare mungira inama y'ikintu ngiye gukora kuko ngiye kumva byancanze ndi kumva ibintu byambanye birebire ndagira hirya kuri Isabella nakundagira kuri fiye mugore tubana nkumva ari kunyuka inabi nta nama yangira kandi nawe ntago namurenganya kumva ko nyine ari kubana umugabo ufiye kugira abana 3 akabagirira icyarimwe ndagaruka nanone kwa Isabella we nta nubwo nzi n'amakuru yiwe ubwo nanone kuri uwo muntu uza kuri wa mukecuru nawe nateye inda nawe sinzi ubwo nyine nawe n'umuriro nyine nabuze ikintu nkora no kuri mama nabuze ikintu nkora no kuri papa mwambabariye mukangira inama y'ikintu nakora ati cyane ko nyine nta kintu cyo gukora mfite aka kanya noneho nyina aramuga ati none se ureka nkwereke rero nta kuntu byibura wowe
wakumvisha fiye ko yagiwe mu rugo noneho ukagarura Isabella ukashaka uburyo wamwinginga akaba ari ugaruka mu rugo akaba ari we twese dushaka ukuntu dusaba imbabazi akazagaruka mu rugo byibura ukazajya abo bana bandi bafashiriza ku ruhande noneho ibintu papa wabahita babwira ati rero ikintu mutazi n'aka kanya nuko Isabella we nushaka umwikuremo we ibyo byo ntibyashoboka kuko njye mba mbona Isabella ntago niyo yaguhimba ariko n'imbabazi ntago byakunda kandi ikindi kintu mba ndi kubona mwe mutabona nuko murumuna wawe ashobora kuba akunda Isabella ati ubwo rero byanga binoga Isabella we kumubona biragoranye noneho John yahise avuga nawe na mama we baravuga ati uri kuvuga gute ngo emakundana na Isabella ati ibyo se birashoboka ati ntago bishoboka papa ntago bishoboka rero reka gace tukarangiriza ahangaha tugasoreza ahangaha k'uyu munsi naho ubutaha abe muri tayari tubageza kandi gace kubuta ese byanyabyo John ndetse na mama wiwe ibi nkuru baragifata gute barabigenza gute nakunda amatsiko gusubiranya azashoretse gukurikirana kandi gace kubuta murakoze mukomeze kugira ibihe byiza